Yemwe uyu munsi ni operation Irénée uwo bita Dorcas ndetse na Vestina. Yes nizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye, turakanda subscribe nako kamenyetso po tugahita twimanukira cyane. Amagambo yawe menshi ku mbuga nkoranyambaga, urafungura Facebook, Twitter, Instagram, hose ugasanga ni bwa ibintu byacitse cyane, byacitse. Irénée MULINDAHABI agenda yisobanura, ba Vestina bagenda bari mu marira bavuga ati Irénée rwose turagukunda uretse n'ibyo wadukoreye, waduhaga n'amafaranga tukanya no kwishuri, waranatwambika ntago tuzi kuntu ibintu birangiye. Ariko mama we agahitaza akabihuhura akavuga ko Irénée bitagomba kugarukira ahangaha. Ati umubyeyi we yavuze na kari imurori murahazi ni uko bimeze. Reka twimanukire. MULINDAHABI murabizi ko yaramaze imyaka irenga 2 ari we ureberera inyungu z'abahanzikazi bakorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADPR. Haleluya. Ndetse bakaba banaririmba by'umwihariko muri korali ya Gosheni Musanze, aho turabasuje cyane abarokore mumeze neza muri mu mwuka, cyangwa se satani yabateye abasabye. Uwavuga rero ko iby'aba bantu bikomeje kubagaterera nzamba ntabwo yabagiye kubeshya cyangwa se ngo ajye kure nk'uko ibitangazamakuru byinshi birimo kubyandika. Ni nyuma yaho rero yibaruwa yashyizwe hanze n'umunyamakuru MULINDAHABI Irénée wafashaga abakobwa abinyujije mu nzu ye ifasha abahanzi yitwa Irénée Entertainment cyangwa se MIE. Umubyeyi wabo nawe rero akaba yagize gutya akavuga ati Irénée wasora iretre, wasora amatangazo kuri Facebook cyangwa kuri Instagram, nanjye ntago ndaceceka. Ibintu rero byakomeje kuba poto. Bijya gutangira ku ya 7 Nyakanga 2021, umunyamakuru MULINDAHABI murabizi ko rwose yahise akubita hanze ibaruwa yo gusezerera ku mugaragaro aba bakobwa b'abavandimwe twana tukiri duto cyane, turirimba mu majwi meza cyane twese dukunda. Itsinda ryabo bakaba baratigise n'amazina yabo, attention, bitwa Vestina na Dorcas, ni naryo tsinda ryabo. Iyi baruwa ya Irénée rero ni inkuru yatunguye benshi mu bakurikiranira hafi Irénée cyangwa se bakurikirana hafi n'umuziki muri rusange, baba abakundaga ibihangano by'abakobwa bari bamaze igihe bashyira hanze. Murabizi ko bari bamaze gukorana indirimbo zigera kuri 3 bamwe na Irénée. Rwose n'ahantu bajyaga hose wabonaga ari patana rugi, ubona ko birenze no kuba Irénée ari manager, ahubwo ubona ko Irénée rwose ni nk'umuvandimwe w'abana, ni manager ariko warebaga n'izindi nyungu. Ku buryo bana no muri interview numvishe kwa Irénée yavuze ati rwose si ibi gusa, kuko aba bana bamubwiye ati Irénée watuguriraga n'imyenda, wadufashaga, watugiriraga neza, ariko kuba twatandukanye n'ukuri ntago twakubeshya, hari umuntu waciye kuri mama ibintu birarabura. Amagambo yabaye menshi rero ku mbuga nkoranyambaga, buri wese yibaza ibyabaye kugira ngo abahanzikazi batandukane n'uyu munyamakuru wabafashaga cyane. Icyo kubafasha cyane cyo turagitindaho kuko Irénée niwe wabazanye. Ashobora kuba atari we wabazanye Kigali bwa mbere kuko baciye ku macano menshi, ariko niwe wafashe intambwe ya mbere yo kuvuga ngo aba bana bakwiye iki, nabafashe iki kugira ngo itaranto Imana yabahaye yere kuzimira. Mu gitondo rero uyu munsi tuvugana nibwo MULINDAHABI yifashe ikiganiro kinyuza ku rukuta rwe rwa YouTube cyangwa se rwa company yise Irénée Entertainment, urumva, aho yahishuye byinshi. Abarenga 1000 bari bamukurikiye mu buryo bwa live baratungurwa pe. Muri iki kiganiro MULINDAHABI akaba yavuze ko nta kibazo na kimwe afitanye n'aba bana yafashaga, cyane ko uretse no kuba yagirana ikibazo nta n'ikibazo ngo afitanye n'ababyeyi babo, ahubwo avuga ko icyabaye ngo ari abantu bagiye kumuteranya. Yahishuye ko hari umugabo yavuze ko yitwa Aimable, mu bakurikiye ikiganiro cyacu cya mbere n'umunyamakuru twagiranye witwa Prince, yabisobanuye neza cyane kuri operation Irénée. Ngo uyu witwa Aimable, abanyamakuru bo muri gospel bavuga ko batanamuzi, shoramari rwose ngo batanamuzi, bateguye irushanwa. Ngo uyu Aimable rero Irénée yavuze ko ngo yabanje kumubwira ko akunda aba bahanzi, ndetse nyuma urumva
nyuma yaho ngo aza no guca ruhinga nyuma ajya kuganira n'umubyeyi wabo amubwira ko Mulindahabi ari gusarura akayabo mu mpano y'abakobwa yagiriye ku gise kandi ngo nta kintu gifatika baha. Arumva amagambo ariko aragiye mama urabizi usikuruha ukabyara abana ukabashyira muri école de dimanche ariko Irénée umwana w'umunyamujyi ariko uramuzi Irénée ari gusarura za miliyoni nta n'ikintu abana bawe bafataho. Muri iki kiganiro rero Irénée akaba yavuze ko yahawe urwandiko rumuteguza kujyanwa mu nkiko. Karabaye hahiye ko kumugani w'abantu. Muri iki kiganiro cyamaze hafi minota 50 Mulindahabi wagaragaraga nk'ufite agahinda. Mwese murakibona nimushake mujyeyo rwose kuri channel yo muraza kukibona. Yavuze ko rwose gifite agahinda ko gutandukana n'abahanzikazi, akaba yabwiye abari bamukurikiye ko itandukana ryabo atari we warigizemo uruhare. Ndetse Irénée yagize naho acuranga tujwi mwita voice note aba bahanzikazi bamwoherereje ngo umubyeyi wabo ngo yifashishije umunyamategeko bandikira Mulindahabi bamumenyesha ko ibyo bamumenyesha ibyo agomba gukora, yewe ngo natanabikora akagezwa imbere yahe yo butabera muri sentare. Urumva muri iki kiganiro rero uyu munyamakuru akaba yasomye ibaruwa y'umunyamategeko wamwandikiye avuga ko ahagarariye umubyeyi wabo. Mu bikubiye muri urwo rwandiko harimo no kuba umunyamategeko asaba Irénée gusubiza chaîne ya YouTube y'aba bana akareka cyangwa se akerekana n'uburyo yagiye yinjizamo amafaranga aturutse mu muziki wabo. Akasha amafaranga azarikora wallahi ariko ariko konzi ko kera tutakundaga amafaranga ibi bije gute. Urumva ikindi yasabye cyangwa se yasabwe no kugaragaza inkunga yahawe n'abantu mu izina rya Dorcas na Vestine. Ngaho no kugaragaza inkunga yahawe, ahubwo we yugaragaza inkunga uzi yahawe akavuga ati dukeneye ibisobanuro ku mafaranga Didas bivugwa ko yaguhaye mu izina rya Dorcas. Uyu munyamategeko kandi ngo yibukije Mulindahabi ko natabikora mu maguru mashya bizatuma ajyanwa mu butabera agakurikiranwaho ibyaha birimo kugundira umutungo wundi no gukoresha abana ubucakara. Ubucakara abashakamo indonke cyangwa ko nta n'amasezerano bafitanye n'ababyeyi babo. Ariko shawo urumva ko ibyaha biba bikomeye. Abantu mwarigiye dukora ibintu tuzi ngo urumva Irénée yafashe abana baririmba none ngo natabaha cano yabo ngo azakurikiranwa y'ibyaha birimo kugundira umutungo wundi no gukoresha abantu ubucakara bashakamo indonke. Allahu subhanahu avuga ko rero ibi byose byagiye bimutungura. Avuga kuri ibi byose yasobanuye ko ibyo yakoze byose yifuzaga gufasha aba bana ndetse nta ndonke yigeze abashakamo. Yavuze ko yifuje kenshi kugirana amasezerano n'ababyeyi ba Dorcas ariko ntibikunde. Naho kubijyanye na chaîne yabo ya YouTube uyu munyamakuru akaba yavuze ko yari yaranamaze kwemeranya n'abo bana kuyibasubiza ndetse ko yiteguye no kuyibaha n'abantu bayikurikira barenga 90,000. Ni mu gihe avuga ko we ubundi yicana murabizi ko yayifashe ngo afite cyangwa se ifite subscriber 1,000. None shaje kuyibaho ifite 90,000 none ngo azakurikiranwa n'icyaha cyo gukoresha abana imirimo ivunanye. Yewe ikindi Mulindahabi yongeyeho ngo nuko urukundo akunda aba bana rutatuma bareka gutyo gusa, ahubwo agahamya ko igihe cyose bagarukira mu buryo bwiza yakwemera gusubirana nabo. Nyuma y'ikiganiro cya Mulindahabi umubyeyi w'abakobwa yavuze n'akari murora aravuga ati nanjye reka mvuge mu mpe mikoro. Mu gihe kitageze ku isaha rero Mulindahabi amaze gukora iki kiganiro kuri YouTube hahise n'ubundi hasohoka itangazo ryashyizwe umukono na Uzamukunda Elizabeth ari nawe mubyeyi w'abana ari wo Vestine na Dorcas. Wahise atangaza ko tangaza byinshi cyane birimo n'impamvu yaryo ngo ko ari ugukuraho urujijo. Uzamukunda yagaragaje ko Dorcas na Vestine batangiye bafungura chaîne kuri YouTube babifashijwemo n'uwitwa Ndayisaba Prince utuye mu karere ka Musanze. Iki gihe ngo bakaba barifuzaga kujya banyuzaho indirimbo basubiyemo. Ati YouTube imaze kwamamara abana bashutswe n'uwitwa Maombe abazana i Kigali ababwira ko agiye kubamamaza abahuza na Mulindahabi. Oye
uzamukunda rero akavuga ko uyu munyamakuru ngo yasabye abana imibare y'ibanga ya YouTube niyo bakoresha ku zindi mbuga nkoranyambaga. Ngo yagaragaje rero ko kuva icyo gihe Mulindahabi yatangiye kwiyitirira aba bana akajya asaba amafaranga yo gufasha Dorcas na Vestina. Ati ibimenyetso birahari, ariko urugero ni umuntu utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watanze angahera ibihumbi 165 aziko ayahaye abana, undi arayirira 165 ko ari n'amakese niyo yabateranyije ko tunayanyweraya. Uyu mubyeyi akaba yemera ko Mulindahabi ngo yakoreye abana b'indirimbo zirimo nahawe ijambo na papa, ariko byose ngo akabikora anabasabisha amafaranga, ayabonye yose ngo akayirera. Mubyeyi ibintu ntabwo wabihagararaho, video kuyikorera henda. Niba uzi ko nta mafaranga yawe wahaye abana ngo bajye gukora video kuyikorera bigahira henda na audio, mukapfe kuvuga ntabwo Irénée ashobora kuba atarayariye rwose. Gukora indirimbo biravuna, ni projet ivunanye cyane, no kwambara byabyo simbizi. Reka nare guca urubanza. Yavuze ko nyuma yo kubona rero ibyo byose aribwo bamusabye guhagarika ibikorwa byose yarakoranaga n'abana be. Icyo gihe ngo Mulindahabi yagiye Musanze wabo ajyanye amasezerano, bityo se w'abana kumbona arimo ni peti we Sergeant Nizeyimana Mazimaka yanga kuyasinya. Hagati aho kandi umubyeyi we ngo akaba yasabye guhabwa ubutabera ku bw'abana be. Mu minsi ishize rero ubwo abana be ngo batangiraga ibiruhuko, Mulindahabi yabakoreye indirimbo ya gatatu yise Adonai, ariko ngo yanga kuyisohora atarabona amasezerano. Hanyuma mukuru wa Dorcas we akabivugaho iki? Mukuru wa Dorcas na Vestina wajyaga acungira YouTube abana cyangwa se bagenzi be, yaje kwifuza kureba aho ibikorwa byabo bigeze, asanga imibare y'ibanga ngo yarahinduwe. Muri iyi baruwa kandi uyu mubyeyi ngo yavuze ko yahuye na Mulindahabi amusaba kurekura chaîne ya YouTube y'abana be, undi arabyemera ngo ariko ntiyabikora. Yongeraho ko uyu munyamakuru yakomeje kubwira abana amagambo mabi, ko iwabo ari abanyacyaro, ko niba batumvikana azasiba indirimbo zabo wakabazimya, ngo kandi ngo bishoboka. Ibi yarabivuze nabyo byaba ari ikibazo kubazimya byo simbizi. Ikindi cyabaye ikibazo gikomeye ngo nuko nyuma y'ayo makimbirane indirimbo ya gatatu y'aba bana uyu munyamakuru noneho ngo yayisohoye kuri chaîne ye bwite. Ibi byatumye bihutira kwiyambaza umunyamategeko wabo, yandikira Mulindahabi amuteguza ko bazamurega. Uyu mubyeyi yahishuye ko Mulindahabi akimara kubona iyi baruwa yandikiye abana ubutumwa bugufi abasaba kumushimira kugira ngo ribu itamufata. Ati akimara kubona iyi baruwa yihutiye gushaka abana ngo bitandukanye natwe, abandikira SMS abashuka ngo bifata amajwi bamushimire, bavuga ko yabarihiye amashuri kugira ngo ribu itamufata. Abana barabikora, ariko bahita babitumenyesha. Uyu mubyeyi yasoje avuga ko yakoze ibi byose kugira ngo abanyarwanda bamenye kuri, anasaba inzego z'ubutabera ngo zirenganure umuryango we. Ariko hari ibintu bitumvikana. Nasaba ababyeyi abana bifasha amajwi ngo bashimire Mulindahabi, barangije bajya kubwirana mama we ngo ariko mama ngo twifashe n'amajwi ngo turamushimira ngo nuko ngo yaradukanze. Barasera abana b'imyaka 2 nubwo bakiri abana, sinabonye bakuze 2004 2006. Umwana ntabwo bari mutoya cyane rwose. Rero ibi ni ibintu byinshi biri kugenda bivugwa, nawe ufite wenda uko wagiye ubyumva, ariko nyine ibivugwa gusa ukuri kurahari. Irénée turagushimira ko wabafashije, n'ibitaragenze neza hakabayeho kwicara abantu bakabinoza bikagenda neza kurushaho. Naho ubundi se ikindi navuga gusa nawe ufite kubyumva, gusa ngiye icyo mbona nuko Irénée yarabafashije. Bari abana nabo bafite tala yabo bayijyana n'ahandi nta kibazo. Ababyeyi nabo bafite uburenganzira, nta bana babyaye rwose bagiriye ku gise, bafite uburenganzira, nta urengana. Icyaba kigoranye cyangwa cyaba kibi cyane nuko umwe yashaka kubeshyera undi ibyo atakoze, cyaba ari bibi. Kuba Irénée wenda yarahawe amafaranga akayarya sinabihagararaho, bisaba ibimenyetso. Kuba yarakoresheje bari abana nabyo bisaba ibindi bimenyetso. Icyakora biragoye kubyemeza ibintu byose biri kuvugwa n'impande zombi. Gusa hagati y'ukuri kwa Irénée n'ukuri kw'ababyeyi n'ukuri kw'abana harimo kuri, ariko kuri burya kwa nyako kuri kumana. Astrovis rero mukandi subscribe kugende twiganira no muri comment mwe murabona ibintu biri gupfira he. Bye bye. Nubundi nuko ngenda.